kujya duhura ariko hatarimo ikintu cyo kuryamana. Urumva yatiraga geto aho ruguru za Kimisagara, nkagenda ngasanga harimo abandi bahungu, rimwe na rimwe tukicara nkabona nta kibazo, twicaye turaganiriye, nanjye nkumva ko umutekano wanjye umeze neza. Ariko ku nshuro ya gatatu urumva nari maze kumwizera, twagiranaga ibiganiro cyane, communication cyane. Ureba hazaza umunsi wa gatatu yego nibwo twahuriye Nyabugogo, arambwira ati uyu munsi ndashaka kuba umugabo. Yarakaye cyane, yambaye ikote ewana, mbona yabaye undi muntu. ngo arashaka kuba umugabo, ngo ndashaka kuba umugabo, ari kumbwira nabi. yaje kugutura Nyabugogo, yaje kuntura Nyabugogo mutaranagera iyo yabaga. iyo tugiye ntabwo ari aho yabaga, naho yabaga agiye afite bagenzi be gutiraho. Ariko kuko mbere babaga bahari abo bahungu, nubwo nari nzi ko bari we bahari n'iki, umutekano wanjye nkubura ifuru. Ubwo turagenda tugezeyo b'abahungu turicara, kuko nk'uko bisanzwe babaga bahari, turaganira. Baza kunsiga aho ngaho barigendera, barasohoka barigendera, wa wundi dusigarana wenyine. Dusigaranye wenyine nibwo yaje nyine kuba yatekereza ikintu kitari cyiza, akora icyo nakwita imibonano mpuzabitsina cyane nabi. Amfata amaboko agira atya, amaguru agira gutya, amaboko ayafatira hejuru, amaguru aba arankikiye. Yarakuziritse se? Yafashe amaboko ayafatisha ukuboko kumwe, ngewe byari byananiye kuyikuramo, ariko yayafatishije ukuboko kumwe, ahandi nyine akamfata nyine kwa kundi kundi akajya kunteruza, anteruye gutya. Ukundi ukuboko kumwe yagufatishije aha, ukundi arimo kumfatisha kugira ngo ubone uko anterura. Nibwo yabikoze, akora ibyo akora, ndataha. Ariko ntahambabaye kweri, umuntu nari nizeye ni gute yatekereje umugambi utari mwiza gutya. Ese babagenzi be ko mbere babaga bahari, kuki uyu munsi wenda bagiye? Nibwo natashye, ndabibuka ngeze i Nyanza, ndamubwira nti se ko mbona ndi kuva amaraso? Arambwira ati genda nta kibazo. Ngeze mu rugo icyumweru cya mbere kirashira, itariki ngira mu mihango mbona singiyeyo. Arambwira ati gura agateste wipime. Sinari nzi no kugakoresha, niwe wambwiye uko ngakoresha. Mbona hajemo uturongo tubiri, ndamubwira nti ndabona hajemo uturongo tubiri. Arambwira turatwite. Ariko nkumva ndatuje, kuko hari ibyo twari twarasezeranye. Yarazi ubuzima ndimo, azi ukuntu nakuze ntari kumwe n'ababyeyi. Numvaga ko umwana atatuma umwana wavuka nk'uko nanjye navutse, mwisange ntari kurerwa n'ababyeyi bombi kandi ahari. Numvaga nyine ko atekereza cyane ku buryo icyo kintu atagikora cyangwa atakwemera gushyira umwana ku isi ngo muri iyo situwasiyo. Nibwo rero nagiye kwiga nk'uko bisanzwe, nkamubwira nese bizagenda bite? Arambwira ati uzabyara nk'uko abandi bakobwa bose babyara. Gute se? Uzabyara nk'uko abandi bakobwa babyara. Ariko nkumva mufitiye icyizere ko atakwemera ko bimbaho, ko twaganiriye bihagije, twagiranye ibiganiro bihagije, rwose nkumva mfite icyizere. Okay. Nibwo rero byaje kuba bibi, akajya mvugisha, ariko rimwe arampamagara ati ngwino nsange Nyabugogo. Arambwira ati nta tike nkoherereza. Okay. Uri umunyeshuri amaze kuba yagutera iyo nda? Ndabyibuka uwo munsi yahise nza kumureba Nyabugogo, yahise anahindura rwose, ntiyashakaga kongera ko tugendana ngo agenda aha nanjye ngenda. Ahubwo yahise ahindura, akajya yigendera imbere kugira ngo hatagira n'umenya ko tunaziranye. Ubwo tugera Nyabugogo aho yateguye, aricara arambwira ati burya rero ntabwo nari nigeze ngukunda.
arambwira ati yanyicaje ku gitanda, arambwira ati burya ntabwo nigeze ngukunda, nari mfite undi mukobwa nakundaga. Ntekereza ubuzima namuganirije, uburyo ki namubwiye ukuntu nkunda kwiga iki, ibintu tuziranyeho. Arambwira ati ntabwo nigeze ngukunda. Se we ntabwo wabibonaga? Ati se umuntu ukunda wamujyana hano ruguru? Ati ntabwo nari nigeze ngukunda, so ugomba gukuramo iyo nda. Nutayikuramo, icya mbere urareka kwiga, umuryango wawe uraguta, uranandavura. Arabimbwira, ndarira, nararize isumira tuta. Icyo gihe yari ifite igihe kingana gute? Amezi 2. Na communication 1 n'igice 2 gutyo. Na communication yari yarabaye low? Communication ego hagati yanyu ko mwavuganaga yari iri hejuru, ahubwo uwo munsi nibwo yahise ambwira ayo magambo birantungura. Anyereka unyamaswa cyane, sinzabyibagirwa. Ariko twari twaje tuvugana neza, ariko nta umenya mu mutima w'umuntu icyo atekereza. Yego. Sinari nanabiketse ko ari cyo kintu aje kumbwira. Icyo gihe nararize, ndumva aribwo mperuka kurira cyane. Arambwira ati taha, iyo ndugenda uyikuremo, ushakisha uburyo cyikuramo, utayikuramo urabaho nabi, ntabwo uzakomeza ishuri, isi izakwanga, uzandavura. Nditahira ndamwihorera, ngeze mu rugo ndabyibuka banyoheje 15,000 ngo nyikuremo. 15,000 nta nubwo bikuramo, sintekereza ko byayikuramo. Narabyihoreye, ndayarya, wumva kubona umuneke cyangwa irindazi byari bigoye, ndayifashisha nkajya nguramo twa tuntu nkeneye. Ariko amamagara nkamubwira ndi kuyikuramo, ariko ntabwo nayikuyemo. Ko bya bindi yambwiye 3, urumva harimo kwiga, kubaho nabi, umuryango ukakwanga. Naragiye ndavuga ngiye gukomeza nige famiye, Imana ifashe ntinkorera ibyo yifuza ko iri bunkorere. Famiye yanjye ndayishima, ntabwo yigeze intera hejuru ngo ibintu bijye. N'utwo wenda bantutse cyangwa bakaba barambwiye nabi, ni umubyeyi wese wabonye ko umwana we atabashije kuba yamukorera icyo yamwifuzagaho. Yego, no kwandavura ibyo byose yifuzaga ko byambaho, naragerageje ndavuga ntibyanze bikunze, arantengushye, ariko ntabwo ariko bizagenda. Nkomeza gusenga, nahise nkomeza ikintu cyitwa gusenga. Muri urwo rugendo rwo gutwita, mama akajya amerekeza, nkajya gusenga, kwitaba mu masengesho. Narasenze cyane, ariko Imana yambwiraga kwizangirira neza, ndayegera. Hagati aho hari umubyeyi waje kuza mu kwa 12, aza muri quartier, yumva inkuru yanjye, aravuga ati uyu mwana afite ihungabana, reka mbe muhungishije mutware i Kigali. Umubyeyi rwose, mama Cynthia, ndagushimiye, wenda nubwo nkuvuze ariko wihangane,